Ngiye kwirirwa abakurikiye TV yacu vumbura tubirwa nkuko bisanzwe murabyumva ntangije agatwenge. Uyu munsi tudatinze rero mbazaniye uburyo ki ushobora kwinjira muri telefoni y'umukunzi wawe. Telefoni y'umukunzi wawe nubwo bitemewe ukaba umeze nk'uyifite mu biganza byawe. Tugomba kwirinda abantu batubeshya cyane. Gusa byose ngiye kubereka ntago mumenye ko bihanirwa n'amategeko tu. Sasa numwige mufate mwirinda ababahakinga cyangwa se bikoreshwe ku mwana wawe ushaka kumenya imico agenderamo, ku mukozi wo mu rugo ushaka kumenya uko afasha abana bawe. Nkuko bisanzwe rero mureke dukomeze. Sasa mbere na mbere ngiye kubanza mbereke uburyo ushobora kureba niba warinjiriwe hari umuntu kumvira amabanga. Turaza kwaka gakirike duhamagariraho. Sasa ukihagera hari agakode uhandika kugira ngo urebe koko uko byifashe. Urahaza uhite wandika akanyenyeri akego 6 akego. Hari abantu benshi bagiye bambwira ngo ibintu ntibikunda, noneho ndi kubiyerekera sasa hatazagira wongera kumbwira ngo ntibikunda. Ugahita wemeza urya ukaza ugakora kuri simu ushaka gushyira moto. Hano barakwereka base byinjira, bakweretse carry forward muri ukuntu byifashe: voice no forward, data no forward, fax no forward, SMS, signature, packet, pad, video n'ibindi byose. Ubu urabona ko byose bari kutwereka no forward. Ndaza kubereka iyo hariho nomero yumva amakuru ukuntu biba bimeze. Sasa none reka mbereke uburyo ushobora gushyiraho nomero ushaka kumva amabanga y'iyo telefoni tu. Sasa nkuko bisanzwe turasubira inyuma tuze kuri utu dukirike dutatu mubona hano haruguru, ujye setting call account. Baratwera niho twinjira tu, nkuko batweretse ahantu henshi ariko winjira muri call account. Turahitamo simu dushaka kujya twumvira amakuru tu. Iyo simu uhita winjira muri call forwarding, batweretse fixed dia number, call forwarding, call barring, addition setting. Tuhita twinjira muri hano muri call forwarding. Sasa uhakore reloading nkuko mubibona hari reloadinga. Turategereza. Sasa amaze kwiloadinga. Always forward when busy, when unreachable, when unreachable. Sasa hano hambere muri kubona ni ukwitaba telefoni ye mu buzima busanzwe. We ntiyitaba ukajya wari wowe witabira telefoni ye mu buzima busanzwe. Sasa iyo ushaka kumwitabira uhita uhakora gutya, ugahita wandikamo nomero ushaka izajya yitaba iyi telefoni. Reka nandikemo Airtel yanjye 0737 73 02 73 02 Sasa iyi nomero niyo twemeje ko izajya yitaba aya makuru y'iyi telefoni. Turn on. Turahita dufungura tu. Tumara gufungura call setting turategereza zirloading tu. Sasa urabona bahise batwereka ngo always forward. Dore nomero irimo ngiyi hano muri kuyibona hano hirya ko hahise hazamo nomero yumva ayo makuru. Sasa hano busy naho iyo hashyizemo nomero witaba telefoni mu gihe nyiri iyi telefoni ari busy. Hano mu gihe atabashije kuyifata niho witaba telefoni. Hano rero ubuzima bwose witaba telefoni ye, we ntago abimenya. Ukitaba telefoni ye rwose nta ukajya ubona wamuhamagara ukabibonera muri telefoni ye. Mbega telefoni ye ubu yifite mu biganza byawe rwose. Sasa none reka dusubire inyuma nk'ibisanzwe tu, nkuko mwabibonye tu. Dusubire inyuma. Urabona uje hano ukandika akanyenyeri akego 62 akego ukemeza kuri ya simukadi twabishyizeho ukahemeza nkuko muri kubibona. Sorry twashyizemo ko azajya yitabarwa igihe icyo ari cyo cyose. Akanyenyeri akego 21 akego. Sasa tukarodinga tu kuri ya simukadi yacu twemeje ko izajya yitaba. Urabona bahise batwereka ngo carry forwarding voice. Muri kubona nomero batweretse ko yitaba ya makuru. Dore ngiyi hano
abantu ndeka nyirodinge muyibone neza, dore ngiyi ya nomero yanjye ya Airtel twashyizemo, bahise batwereka ko ariyo yumva ya makuru. Ikindi kimenyetso nanone mutari muzi, murabona hano hejuru hari muri telefone yacu hahise hazamo ngo Airtel Rwanda forwarding all calls. Bahise batwereka kano kamenyetso kajemo hano hejuru, dore ngaka ariya muri kukabona, kari akamenyetso kaba kakwereka yuko amakuru yawe arimo aribwa. Sasa rero kubikuramo utiriwe ujya setting, ushaka kubikuramo ugiye hariya twabishyiriyemo, ushobora kujya hariya iriya nomero iri ukayisibamo ukabigira off, ubwo ikabivuyemo. Ariko dore uburyo bworoshye bwabikuramo: akego 002 akego, ukemeza ukahemeza ugahita wemeza kuri ya simukadi. Sasa murabibona, turategereza byirode, bahise batwereka ngo call forwarding and so successful. Urabona batweretse ko byakunze sasa ko bivuyeho. Urabona hano hejuru baratwereka ko kakaboro kagiye. Sasa murabona dusubiye twongeye tugakanda ya koda akanyenyeri akego 21 akego tukemeza sasa kuri ya simukadi yacu. Baratwereka ko call forwarding no forward, fax no forward, SMS no forward. Muri kubibona rwose rero aka ni akantu k'ubwenge nari mbazaniye, ngira ngo mwabibonye n'ahandi hose uburyo ibaye iri bize wabigenza. Mu gihe uri bize ukamwitabira, utu ni utuntu tw'ubwenge nari mbazaniye kabisa. Ndabasaba mukande subscribe, dukomeze twigane utuntu tw'ubwenge. Ingaruka mbereka buryo ki wagira telefoni 4G. Ikindi nanone abakunzi bafuha cyane, ngaruka mbereka buryo ushobora kumuhisha ibintu bijyanye n'amafoto n'amanomero ntabashe kurabukwa. Ndabasaba gukanda subscribe, mugakora share ku nshuti zanyu, twese tugafatanyiriza hamwe kwigira hamwe ibishya mu ikoranabuhanga. Ciao ndabakunda cyane, mwari muri kumwe na Manishimwe Vincent, ubakunda cyane, vumbura tubirwanye. Nizere ko rero nta muntu uzongera kumbwira ngo umukunzi wawe aguhisha amabanga, ngo umukozi wawe ngo ntuzi uko afata umwana wawe, ngo ntuzi ngo ibyo yirirwamo, ngo umwana wawe ntuzi abavugana nabo. Iki nicyo gihe mufatireho murebe, naberetse uko bikurwamo, naberetse inzira nyinshi cyane. Murabibona rero. Ciao ndabakunda cyane.